ariko ntabwo ari ngombwa kuza kubivuga cyane ko wabona ahubwo amatwi yawe ari afite ikibazo ngo yangashatse yabyihorera. Nanjye reka nkugira inama bro, kuvuga ku muhanzi nabi uwo ari we wese ucire birarura. N'ababyeyi be bamufana cyangwa abana baturanye cyangwa abo biganye. Rero wowe guturumbuka ukaza ukavuga biriya bintu, cira birarura ntuzonge. Sinzi rero impamvu umuntu ayiturumbukiza akavuga Adams namuririmbye mu ndirimbo yanjye yitwa Igifu muri 2009. Ndavuga ati igifu cyari Adams hora zifatira ku muziki nyarwanda. None ubwo n'ibiki bitangaje nibyo akirimo nyine, cyangwa urabyibuka avuga ngo nta ndirimbo nimwe ngira. Rero nta kintu gishyashya nawe Adams ukuntu bagenda bakanywa ibintu by'ibyuma bamara gusinda bakaza kufatira horo ku muziki. Tekereza kuri ya muntu uyavuze biriya bintu yari arwaye Tom igihe kirekire, ko Tom aje nicaye urumva nahaguruka mbwira ati umusaza Tom aje Ben yicaye ndabizi neza yahaguruka. Tom aje even namuyoboke yicaye ni Adams we namubwira ngo gabanye igifuri. Yamusanze muri radio yashakaga ko amusanga hese. Adams waretse abahanzi mwana nawe cyo umuntu akurenzeho abakurenzeho mujye mwemera. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, nama G The Black nita B1G ku isi hose. Nushaka kunyite Rujama Phone Shop, unyite Zahabu Oil, ubuto bwiza unyite Mango 4G. Ubwo ntangira namamaza nyita Kigali News Channel, mukomeza gukora subscribe, mutanga comment, munasharinga, kandi twarababwiye ngo ibiganiro byacu ni akagaruka. Gadi wowe bimeze gute? Nanjye hano tukeneye vuga ibintu bihamye. Nasanze ntawe, nasanze ntawe n'uburyarya n'ubufezi n'ibintu biri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo baragukurikirana bakakureba bakoresheje wenda andi ma account, bakakureba wenda bakoresheje izindi account, bakareba ibyo urimo, bakareba ibyo uvuga, ariko nta rukundo bafite rwo kuvuga ngo reka dukore sub tujye dukurikirana ibiganiro bye, indirimbo ze. Ariko ntago nanjye nakwikura umbajije umuhanzi nakoreye sub nakubwira ko nawe oya niko tumeze nyine. Rero se nkubeshye ariko ugasanga nayikoreye wenda nka Burna Boy, sinzi ikibazo dufite, ni akantu kameze nk'akarwara cyangwa korezo twese ntazagira ukubeshya. Ibikorwa se kuva ku bwa kera niko byahoze, ariko ubuse saga iri kuvugwa noneho muri iyi minsi siriya ya Tom Close. Bivuze ngo rero yego uwe
akavuga ko yagize gutesa ubwo ni nko kumwe nyine bavuga ngo ni nko gukabiriza nyine ibintu bidahari cyangwa se gufata umuntu nyine ukamuhindura nyine umuntu atari njyewe ikintu nabonye ni uko wenda nimba afite amatwi abiri, ikibazo ni uko yabifasha akabishyira mu matwi yacu twese no mu majwi, ngo yabeshye abantu. Yababeshye iki? ngo nta ndirimbo ziwe indirimbo ze ntabwo ziryoshye, ni ibishishwa. Bana abo ni abahaters kandi ubwo urumva umuntu uvuga ibyo bintu nimba ari umunyamakuru w'umwuga yamukina kuri radiyo, yamukina kuri televiziyo, sina ngombwa rero kuza kubivuga hano, urumva? Kuko njyewe namumenye kubera Tom yatumye abahanzi benshi bamenyekana. Ntabwo nari nzi Sean Kingston, numvaga indirimbo ze nyine nkazumva, ariko nkimara kubona yakoranye na Tom namenye Sean Kingston first of all. Nkimara kubona ko umuntu ashobora gukora irushanwa nka Primus Guma Guma, byanteye imbaraga zo gukora cyane nanjye ngo wenda nitabire, wenda hari igihe wazabona ari njye utahiwe, cyangwa se nimba Tom yabigaragaje ko bishoboka ko yagiye gukorana na Sean Kingston, twajyaga twumva mu rugo tukibaza tuti uwo si umwe. Tom yafashije The Ben kuba ahantu ageze hano, akinamufasha n'ejo bundi muri BK Arena warabibonye. Tom yafashije abantu b'abanyarwanda muri rusange, hari n'imbyaro zagiye abantu b'ibyamamare barabizi babyara abe bafashijemo, urumva? Ni umudokiteri, urumva? Ni umuntu utajya ugirana ibibazo n'abantu. Rero uwo muntu wamuvuzeho namufata nk'abo bantu nabo yazamuye, yamuzamukiyeho. None se usubone impamvu turi kumuvugaho? Ese aje akabivuga mu buryo bwiza nimba kuko nyine buriya ni umuvuno yavumbuye. Ariko ikintu cya danje namubwira ngo atandukanye urubuga rw'imikino ajya gukinira iyo hirya n'uyu muziki. Wari wumva mvuga ku ikipe nabi njyewe? Ntabyo nzi, kuko iyo abakunda indirimbo nziza nawe yari kuba umuhanzi, kuko tuzi abanyamakuru b'abahanzi si ubazi se. So rero kuza kumusambiraho, hari igihe ubona ibintu biri kwanga. Ikintu cyambabaje ni kimwe cyonyine, urakamusambiraho ariko ntuvuge ibintu akamugira inama ngo yo guhita ngo ashatse yabyihorera. Nanjye reka nkugira inama bro, iby'ubutangazamakuru nimba ari kuri umeze ushatse wabireka. Oya njye mvuga ibyanjye, nta kurungira ninjye njyenyine. Tom ni umupapa wo muri music industry yo mu Rwanda. Tom ni umuntu njyewe mfata nk'icyitegererezo, ni umugabo uhamye, ni umuhanzi nyawe, kandi ni umuhanzi utavangura abo bakorana n'abo badakorana. Aherutse gukora indirimbo na Kalifani na JC, aherutse gukora na Double G,
even nanjye twigeze gukoranaho akorana n'abantu bose man sinzi rero impamvu umuntu ayiturumbukiza akava iyo ngiyo akaza kumuvuga nabi ntabwo byumva wewe nyine ukuntu uya buriya umuntu ashobora kuba ari kwibaza ngo iyo biriya bintu mbivugurura iyo ntabivuga kuko ndabizi amabuye bari kumutera nawe ari kuyumva nanjye nashyize mu gisi cyatabiye ndakurashesha utumye tukubona imboga mu menyo Ama-G mwamubona imboga mu menyo kandi hari n'undi nawe uwuhe DJ Adams ubu ni umuntu twagarukaho bro icyo mvuga buriya bajya bavuga ngo iritavuze umwe nyine abo bantu bombi nimba baza wenda mushobora kuba utari umuzi ariko Adams uramuzi Adams namuririmbye mu ndirimbo yanjye yitwa Igifu muri 2009 ndavuga ati igifu cyari Adams hora zifatira ku muziki nyarwanda none se ubwo ni ibiki bitangaje nibyo kirimo nyine n'ubundi ni horo agifatira ku muziki nyarwanda nimba yinywereye akantu ke kakamugeramo araza turagurike nk'injugu nyiravuge uko yumva ejo bundi aherutse nanjye kungarukaho Adams kugira ngo urabyibuka avuga ngo nta ndirimbo n'imwe ngira rero nta kintu gishyashya nawe Adams no gushaka amaramuko nyine nta kundi afatira ahantu abonye ari burire cyangwa se nimba atakiyumvikana mu bantu nawe akaza agendera kuri ibyo bintu no kora bro kora wowe kora akazi nikakubera fresh uzaba uzumvikana tuzagukunda ariko kumva ko uvuye ruguru ugahita uvuga ngo Tom ngo n'ubundi ngo narababwiye watubwiye iki ni ukuvuga ngo uri gusubiramo ibintu by'urwangano n'uburyarya ariko cyo nkundira umusaza aba yicecekeye mukomeze muvuge azajya batamo ni ukuvuga ngo wowe Tom umufata nk'umuhanzi ni umurigenti ni ariko banza ubyumve ni umudogiteri ucyumva na dogiteri ntabwo ari za sikamu zaba Dr Nuza ngo Dr Gigi oya ibyo ngibyo ni ibintu by'ama aka nk'uko nakwita Dr Majid Black official ni dogiteri Ama-G hazindutse umuntu mu gitondo akaza kuvuga ngo Ama-G kuva kera igihe mwamwumviye kugeza ubu ngubu yarababeshya nta ndirimbo y'ibihembo bye kandi si yabivuze Adams ibyo bintu yarabivuze sinibuka igitangazamakuru twahuriyeho ariko yarabivuze nta ndirimbo ngira si umuntu urumva hari ikintu gishyashya yakoze uvuga ngo niyo mpamvu nawe wamuririmbye mu ndirimbo yitwa Igifu we hari ukuntu bagenda bakanywa ibintu by'ibyuma bamara gusinda bakaza gufatira horo ku muziki nyarwanda cyane cyane ko hari n'ukuntu mbere habagaho ikintu cyitwa giti kandi Tom nk'ukuntu umuzi w'umunyabwenge ntabwo yaguha amafaranga ngo umucurange ni ukumucuranga kukumvisha igihangano cye ko ari cyiza wabona barakubitanye agashaka kumuzaniraho bya bindi byo kuza asabiriza ngo ntabwo ngo nayikina ngo udakozemo hano Tom agahita amubwira nk'ikibonezamvugo bikaba ari byo bigikurikiranye twebwe twagiye tuzamuka nta giti dutanze hari umuntu ugeze ayigusaba bagiye bayinsaba giti abahanzi mwese murabizi nimukazajye nuko bo batatobora ngo babivuge hagiye yazamo na za giti uzagenda ubibona hari ukuntu umuntu abyuka rimwe agahita avugisha ukuri ati njye natwe ruswa y'igitsina urugero kugira ngo banyine kuri radiyo ibyo byose ni ibintu twagiye duhura nabyo ariko njyewe narakubwiraga ati wambabariye
natangaga ruswa yo gusaba imbabazi wambabari ukanyina rimwe kandi nkakubwira ni ntabwo ngusigira CD ngo ngende basi utankizemo wenda irya rimwe ngo mbyumve. Ibyo bintu nabikoze kamishi cyane. Hajyana CD nkambwira ati ugiye kwinjira mu kiganiro. Ari uwo bitaga Sifa Gisabo isi y'akamuremba abwira ati basi mve hano kuko hari agafone nari mfite numva FM kuri reception ndava hano wenda basi uvuga izina ryawe numva aramvuze niyo wayikina intro gusa ikariso y'icyuma okay ahita njya ku Isango Star nkahita ari studio kabyara ngo nta kibazo umusaza ngo zana ngo CD abantu ba komenti bo uko babigenza kose yabajije ngo ko ndeba ibi bintu bigeze ahangaha aba bahanzi tubona bakoze music kuva kera babigenje gute kugira ngo babane n'aba bantu? Ni ikibazo nibaze nyine ayo maho twanyuzemo kugira ngo umuntu ubukimubona kugeza izi saha. Tekereza kuri ya muntu uyavuze biriya bintu yararwaye Tom igihe kirekire ariko byarangiye yigaragaje ubuze abantu baturwaye uretse uraza kureba muri comment. Jewe natangiye bavuga ngo Amajingo ni umukomediye ndavuga ati okay barangije kureba neza reka komedi nyikore neza noneho mu ndirimbo kandi noneho bihurirane n'ibyo bashaka kumva. Mva muri hip hop nari ndi gukora njya mu yindi hip hop bashaka ko nkora ndabakonfirimira ko ibyo bintu bashaka ari byo ngiye kubaha. iyo ukurikije ukuntu uzi Tom ubona ari irihe tafari yashyize ku muziki nyarwanda nk'umuntu muziranye? Nta muntu utabizi man, nta muntu utabizi. Tom mumureke man, Tom ase ubwo ninde utabizi ibyo wabibaza abahanzi bose bakuru barabizi ko Tom aje nicaye urumva nahaguruka mbwira tumusaza Tom aje Beni yicaye ndabizi neza yahaguruka. Tom aje even na Muyoboke yicaye Tom ashaka kuza akamubwira ati kandi akora ibintu bye muri silence nta muntu ajya avugaho ntaki ku rwego rwo hejuru. So ujya umubona se noneho tekereza ko umuntu avuye aho ngaho mu mikino yabo akaza kwanduranya kuri uwo muntu. Uwo muntu mugira inama ari abo wenda n'abandi bantu baba babifata nka gutyo urumva ushobora kutanyurwa n'ibihangano by'umuntu n'ubu ubu ibihangano byo twese twavuga byatunyura twese ariko ntabwo ari ngombwa kuza kubivuga cyane ko wabona ahubwo amatwi yawe ari afite ikibazo. Nimba resitora imwe uriyemo kumva bateka umunyu mwinshi urimo kukajya mu yindi ariko ntabwo ujya mu yindi uvuga ngo we banago mvuye ngo kurindi resitora ngo iri hano hepfo wariye ibyo urya ukagenda. Oya nabonye ko uriya munyamakuru atabiri yabitekerejeho cyangwa se akaba yarabimaranye oya kubimaranye igihe cyo ni kimwe no kutabitekerezaho byaramucitse kuko nabonye ikiganiro arangiza avuga ngo urancese. Urumva ko yashatse kugarura rya jambo yavuze bitagishobotse. Umuhungu wanjye Tycoon nawe aravuga ati sinagakata urabona yaramuhamagaye ngo wambubera ukagakata
ntabwo wagakata twakabonye. Nta muhanzi n'umwe uwo ari we wese wakoze indirimbo akajya muri studio akamenya uburemere cyangwa akamenya imvune z'abahanzi. Sinzi indirimbo Tom Close yaririmbye chorus y'abaraperi avuga ngo 2010 nakangahe narakwanze, urumva yari All Star ngira ngo ni ya Paxson 2011 nakangahe ndakwanga, akabaza izo mvune wowe ukaza uvuga ko urumva uwo muntu indirimbo ze yarangiza mwana akanavuga ku ndirimbo nshyashya. Yavuze ko rwose nta kintu yakuyemo. Cyakoze mani warakotoye kabisa. Ewa. Iyo ikintu nka kiriya kibaye ku muhanzi mugenzi wawe umuziranye inshuti yawe ufata telefone ukamuhamagara. Tom nta kintu biriya bimubwiye. Kuba yagiye gufata abantu amaraso nk'uri kuza usakuza aragukubita izindi ndirimbo nabona akanya ajye mu rugo rwe we ari kumwe n'umuryango we, wowe ukiri gusakuza aho ngaho babikurikirane. None se nta mwanya bifitiye ibyo bintu, ariko sinamuhamagara ngo Tom ngo babonye ngo oya never, kuko ndamuzi ni umuntu uba uri pose. Dusoze ugendera ubutumwa abantu babiri giye kubwira. Aba bantu barengeje imyaka 18. Uriya munyamakuru na DJ Adams Nababwira ngo umunyamakuru namubwira ngo wakoze ikosa kandi ni ikosa rigomba kugukurikirana, kandi namubwira ngo kuvuga ku muhanzi nabi uwo ari we wese ucire birarura. Umuntu aba afite abafana be, buri wese afite abafana be, yewe n'umuntu ufite indirimbo ya mbere imwe aba afite wenda n'ababyeyi be bamufana cyangwa abana baturanye cyangwa abo biganye. Rero wowe guturumbuka ukaza ukavuga biriya bintu, cira birarura, ntuzongere bikubera isomo, urumva. Kuko natwe dushatse kuvuga nko mu kazi kawe twaba turi kukubikira imbehe. Simbivuze wenda ngongeye kuvuga ngo sinkuzi sinzi n'ahantu ukorera, ariko byatumye nkumenya ndahamenya kubera ko wavuze ko muri legend wacu. So DJ Adams we namubwira ngo gabanya igifuri, gabanya cyane. Urumva nawe yari yabitse ikintu kimeze nk'inzika ngo yamusanze muri radio, yashakaga ko amusanga he? Ni muri radio aho hantu uri. Aramubwira ati ibintu uri kuvuga ni ibiki? Urumva umuntu ufite ubwenge man, undi arabyuka agahita ajya kuri YouTube ngorororo yamugezeho. Aramubwira ati sangahe z'ijoro ava mu rugo acana imodoka aragenda amubwira ati Adams nje nawe turi gupfa iki ko ndi kubaka uri gusenya? Ubwo ibyabereyemo simbizi, ahubwo Adams uko nabivuze yaramuriye nkuru ki, kuko urumva sinumva ukuntu gusanga umunyamakuru kuri radio kandi munakoresha ibihangano bye mu gitangazamakuru cyanyu, byaba igitangaza cyo kuvuga ko ari discipline nkeya. Yes. Ariko Adams waretse abahanzi mwana nawe, yaravuze ngo nta bahanzi baba mu Rwanda, kandi rwakora ngo man analyste wiki ibiki
asesengura iki? Wowe urasesengura igihangano cyanjye nkande? ariko yavuze ko nta ndirimbo ugira n'imwe Ama G. Nta kibazo, ariko nanjye nshobora kuvuga ngo nanjye nta bwenge na buke, reka ndekeraho. Kuko umuntu uvuga ko nta ndirimbo dufite kenshi ngo ziba ari ibishishwa ku biti by'iwabo, mwacishije ku ndirimbo z'abandi bahanzi. bimutwaye iki se? Biri kumurya hehe? Bimeze bite? Ubu se mvuze ko nawe ikiriya kiganiro cyakora nzi ikindi kiganiro bitera ike bisa cyo mu kindi gihugu, urumva? Ashobora gufata n'ishati yambaye ye ugasanga yayikunze kuko yabonye runaka yayambaye naho akayambara. Ni ibintu bisanzwe, nta kintu gishyashya gihari. Nk'ibi ngibi se ushobora kubona ko umuntu ashobora gukora YouTube channel n'undi akayikora, rero tuzarakara ngo yamushishuye. Umuntu akoze content n'undi araje arayikoze, mwaretse twese tukabana mu mahoro tukabaho, kandi birashoboka. nta gusebanya, nta kwangisha abantu abandi. Ndabivuga ngo uriya n'ubiki n'ibiki, narabikubwiye ndakubwira ati ibi bintu byatangiye gufata indi ntera. Nimba umuntu ashobora kuza kuvuga nabi umuhanzi akabivuga ubona ko atari blague, abikuye ku mutima, ariko binone bishobora kuba ari ibitekerezo bye Ama G. nibyo, ariko kuki se abishyira mu bwinshi ngo yaratubeshye twese? Ukibutsa abantu ukababwira ngo mwibuke ngo indirimbo, uza kutwibutsa hano indirimbo z'umuntu nkande wowe. Ama G, abantu tubane Abantu ntabwo bizakomeza gutya, ariko nanjye ntabwo nzajya mbona ikibyimba ngo kiri kuza gitutumba ngo singikande ngo kimeneke. Ngaho mbwira kugeza ubu ni ibitekerezo bye pe, ntawe ubihakanye, ariko yibishyira muri rusange, yishaka kutwibutsa ngo mwumve indirimbo za kera, ngo ze yishaka kutubwira ngo ari kumugira inama ngo areke umuziki, ngo wowe hariya warakishe kabisa. Kandi noneho Tycoon Ndahiro we yarangije gukora ibyo akora, yagukuyemo nyine, yagukuyemo amakuru yashakaga, warigendera, tuhita tukumenya. Rero yarakudarabye. Nuko nguko abanyamakuru hari n'undi ni benshi man. Uzi ko umuntu akubwira ngo Ama G uramuzi, ati Ama G uhe? Uwo muntu ako kantu aba gafite muri we. Iriya content ya Ndahiro ni content ishobora kugaragaza uwo uriwe, nyine uwo uriwe, ahubwo ni na byiza kugira ngo mugendere kure. Wambaza ngo runaka uramuzi, nkakubwira ngo simuzi, twari turi kumwe wenda mu gitaramo, urugero nka Sky2, Papa Doboy, twaraye turirimbye, nkahita nkubwira ati harya akora iki? Ntabwo ari ubwa mbere mu matwi yanjye. Ibyo bintu bihita bikugaragariza iki? Ko Sky2 nubwo muba muri kumwe uba uri kumufera, ntabwo ari content, nta nubwo ari blague bro. ni kwa kuri gushirira mu biganiro. Rero abantu bakagira ngo ni ibintu ngo bimeze nko gusetsa. Ntuzabona umuntu abwiye undi ngo uyu muntu si twabiganireho bushize. Hari ukumenya umuntu, hari no kuba muziranye. Uvuze ngo turaziranye, ariko uriya mugabo njyewe naramubonye numva sinzi. Ubonye se wenda hari nk'ikindi kintu
wenda gishobora kuba wenda simbizi ntago ari gusa uzi umuntu uza akavuga ati amajinzu wayubatse ahantu hatareba tirebesha nko hepfo uwo muntu uzamenye ko ari ishyari. Wowe wiyubakiye inzu bitewe n'ahantu ushaka kwireba, ubwira ukuntu ngo wayihindura ngo next zari kujya aha ibi n'ibi kandi we arakodesha. Iyo yubatse ireba bari mureke tubane mu mahoro dushakisha ubuzima. kandi ibyo bintu birashoboka cyane. Birashoboka kubana mu mahoro, birashoboka gushaka ubuzima mu buryo bwiza, birashoboka. Ariko nitutangira kujya tuzana gushaka ubuzima nzabubona ari uko nkashije uyu biraza kukuvuna. Murakoze cyane. Mvugira ngo B1G, mvugira ngo Zahabu Oil made in Rwanda hano i Kayonza, urumva. Mvugira ngo Rujama Phones Shop, ariko Rujama kutarajyayo. Kagarara ntago yaguhaye nimero ze. Kagarara yazima ikagomba kujyana ku Kagarara rwaje. So tugomba kujya no kumusura. Ibindi rero ibyo bazajya bakuvugaho, icyo nzi nuko utaca Tom Cruise intege niyo waba uri biki. Iyo umuntu akurenzeho wabakurenze umujye mwemera. Biriya rero ni kwa kundi bavuga ngo ko batari kumvugaho ndakora iki, ko nkora ngo top 10 kuri radio ntibamvugeho ndakora iki, ndajya kuvuga kuri runaka birashyushye. Azagira wibeshya yobe gato. Hari ahantu batajya bayobera. Sawa, murakoze cyane gadi. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.